Ese Juno kizigenza yaba yarariye ibinyoni bya Airtel wayz? Niko inkuru ziri gukomeza gucicikanya hano ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni cyo gihe ngo mbahe ukuri. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Ibyo nababwira kuri Airtel wayz nabigarutseho kenshi cyane ibya Airtel wayz na Juno kizigenza. Ese ni ubuhe bucuti bafitanye ku buryo bavuzwe mu rukundo, ku buryo abantu benshi cyangwa se abafana ba Airtel wayz n'abafana ba Juno kizigenza bari biteze ko ari umukunzi we bazabana akaramata. Ibyo ngibyo ndaje mbasubize neza cyane. Abantu benshi bakomeje guca impaka bajya impaka bandi bati Juno kizigenza akunda Airtel wayz kubera amafoto bapostinga cyangwa se indirimbo bakorana, ibyo bita collabo. Kugira ngo umuhanzi akwemere kuba mwakorana collabo hari ikintu ugomba gutanga, amafaranga cyangwa se bitewe n'ubucuti cyangwa se mugira icyo mupfana mu muryango, ibyo biroroha cyane kuba mwakorana collabo. Ariko aba bantu hagati yabo nta sano bafitanye, nta n'urukundo bafitanye, ikibahuza ni ugukora indirimbo gusa bikarangira. Mu minsi mikeya ishize Airtel wayz akaba yapostinze ifoto kuri IG cyangwa se Instagram yakenyeye imikenyero nk'abandi babyeyi bose, yakeneye kinyarwanda, yakenyeye neza, yahise agira ibihumbi n'ibihumbi agiza 27 mu munsi umwe. Aka kari agatwiko kuri Instagram, ariko nibwo Harmonize yamubonye ati mbega umukobwa mwiza w'umunyarwanda, uyu nguyu niwe nari narategereje nabuze. Ibibera hano ku mbuga nkoranyambaga ni akasamutwe, bisaba guhora ureba buri kanya no kumenya amakuru no gushishoza no kwanariza. Juno kizigenza ntabwo yigeze na rimwe akunda Airtel wayz cyangwa se Airtel wayz ngo amukunde, ariko Juno kizigenza ararenze cyane. Nababwiye amateka ye kuri YouTube, indirimbo ze zose narazibabwiye urutonde, nza kubabwira igihe yatangiriye, abasubscribe bafite na miliyoni zimaze kumureba na Airtel wayz, byose ndagiye mbibabwira hano. Indirimbo nshya zose basohoye, abahanzi bose ku isi hose cyangwa se no muri Afurika cyane no mu Rwanda nibo nibandaho cyane, ariko tubagezaho amakuru ya politike na diplomasi ku isi hose, amateka y'abantu batandukanye. Nk'uko mpora mbibabwira mbisubiramo cyane, ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero uramenye niba ugeze hano kuri uyu muyoboro bwa mbere ntugende udakoze subscribe, cyangwa se ugenda umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Oya, niba wahageze ntabwo wabura na kimwe ukora, ntabwo uri igitambambuga wanenga cyangwa se ugashima. Tanga like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo na subscribe, byose ni ingenzi kugira ngo uyu muryango YouTube izawagure, noneho iwugeze ku bandi bantu bakeneye ubufasha. Nk'ubu dutanga hano, twamamariza ubuntu, twigisha icyongereza, dutanga amasomo atandukanye, kandi tugatanga amakuru ku gihe 5/5 kandi yizewe, yaba mu ntambara zibera mu bihugu bya Afurika no ku isi hose. Ibyo byose nibyo twiyemeje kubikora tudaharanira inyungu, ahubwo tukabikora kubera ko tugomba gufasha abantu, dufite umutima utanga kandi utuje. Nifuza ko buri wese yaba umuntu umwe mu bantu beza cyane bafasha kandi bagatanga, kugira ngo ubintungane ntabwo bikunze, kubera ko nta mukire n'umwe uzigera kwemerera ko ari umukire, nta n'umuntu uzakubwira ko ari intungane uretse abantu